Shuti bakunzi reka nanjye bashimira mwe mwese mukurikira ndetse mudahema gukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu bayita Click Rwanda. Nkomeza gushimira buri muntu wese amaje kwiyandikisha kuri uyu muryango mugari wacu. Ndavuga nyine umuntu wamaje gukana subscribe uhora ukurikirana inkuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. YouTube channel yacu ya Click Rwanda tubagezaho opportunity nyinshi zigiye zitandukanye, yaba opportunity z'ahantu hari akazi, amakuru yo kugenda avugwa hirya no hino, yaba ari ku modoka za make make, moto za make ndetse n'ibintu byinshi bigurishwa kandi bigurishwa mu Rwanda ku mafaranga make. Uyu munsi nagira ngo twibande ku bantu bajya bakenera gukodesha imodoka, yaba abakodesha imodoka muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali. Ndagira ngo mbabwire ko muri Click Rwanda tubafite imodoka zose kandi ku giciro cyiza. Ndagira ngo twibande ku modoka zikodeshwa uyu munsi, kuko abantu benshi bagiye bambaza ese ni gute umuntu ashobora kuba yakodesha imodoka runaka, cyangwa se imodoka ijyamwe abantu benshi, cyangwa se abantu bategura ibirori bakaba bakeneye imodoka nyinshi ariko bakaba batabona aho bazikodesha. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi muri Click Rwanda tugufite imodoka z'amoko yose ushobora gukodesha kandi ukazikodesha ku mafaranga make, kuva ku modoka zitwara abantu benshi kugeza ku modoka ziri private zitwara abantu bake. Zose turazigufitiye muri Click Rwanda kandi ku mafaranga make. Icyo usabwa nta kindi, wowe ni ukureza izo nimero ziri muri screen yawe ukazandikira kugira ngo ubashe kuba wahura n'umuntu ugufasha kuba wakodesha imodoka iyo ari yose ushaka ku mafaranga make. Ndabizi ko mwese muri buze kubyishimira, mwebwe muza mwifuza gukodesha imodoka muri Kigali ariko bikaba byababera ibibazo cyangwa se bakaba mwahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Ndabizi ko muri Click Rwanda muri buze kwisanga kandi mugaba mwahura n'abantu bari buze kubafasha kandi ibintu byose bikagenda neza. Ahangaha tugufitiye imodoka zitandukanye, yaba ari Coaster zitwara abantu benshi, imodoka zishobora kwifashishwa mu makwe, imodoka zishobora kwifashishwa mu gihe abantu bagiye mu rugendo runaka, ndetse n'imodoka izo arizo zose ukenera gukenera dushobora kuzigufasha ukabasha kuba wazibona. Yaba ari imodoka zo gukoresha mu birori, imodoka zo kuba zajya mu gutembera ahantu, imodoka zose ukenera dushobora kuba twazikugezaho kandi ukaba wazibona ku mafaranga atari menshi cyane. Nkomeza kubabwira ko tubafitiye n'abashoferi, urugero nk'abantu bajya bakenera imodoka bagakenera n'abantu babatwara, byose muri Click Rwanda urabihasanga. Tugufitiye abashoferi bizewe bashobora kuba babafasha kuba babatwara mu ngendo zanyu zitandukanye. Dushobora kuba twabaye imodoka mukitwara mu gihe mufite kategori zo gutwara, cyangwa se tukaba twabaye imodoka iri kumwe n'umushoferi akabasha kuba yabatwara kandi akabagezaho mu gihe amahoro, maze ibintu bikagenda neza. Imodoka zacu rero ziri ku biciro byiza, ni ibiciro utasanga hano hari hose muri company zikoresha imodoka, yaba hano muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali, kuko twebwe dufite nkaho yes, imodoka zose zirahari. Imodoka yose waba wifuza gukodesha iyo ari yo yose urayibona muri Click Rwanda kandi ukayibona igihe ushaka. Akarusho rero ku bantu bakodesha imodoka igihe kirekire, umuntu uyikodesha nk'icyumweru, ukwezi cyangwa se amezi abiri, muri Click Rwanda turakugabanyiriza tukayiguhera ku mafaranga make cyane utasanga mu zindi company, yaba ari zikodesha imodoka muri Kigali cyangwa se hanze ya Kigali. Mwese mwifuza gukodesha imodoka rero nagira ngo mbabwire ko muri Click Rwanda niho gisubizo cyanyu, aho mushobora kuba mwakodesha imodoka zari zose mushaka ku mafaranga make kandi nta mananiza abonetsemo. Abakenera abashoferi babatwara ba private drivers, muri Click Rwanda niho honyine ushobora kuba wagera ukabasha kuba wabona umushoferi ugutwara kandi akagutwara neza, urugendo rwose rukaba amahoro. Ngira ngo mbabwire ko mwebwe rero mwese mujya mutegura amakwe cyangwa se n'ibindi bitandukanye mugakenera transport zibatwara, tubafitiye imodoka z'amoko yose. Imodoka zose wifuza muri Click Rwanda turazibagezaho kandi mukabasha kuba mwazikoresha kandi mukishima igihe cyose. Ni imodoka zikiri nshyashya, imodoka ushobora gufata ukaba wayikodesha imodoka imeze neza cyane. Nta kindi rero bigusaba, cyo bigusaba ni ukureba ino nimero iri muri screen yawe kugira ngo uyandikire, maze ubashe kuba wavuga ko ukeneye imodoka, uvuge imodoka ukeneye, maze urahita uhura n'umuntu ugufasha kandi igihe cyari cyo cyose wamwandikira yagufasha, cyangwa se uhamagara ino nimero uri kubona muri screen yawe kugira ngo ubashe kuba wakodesha imodoka ushaka kandi uyikodeshe ku mafaranga meza cyangwa se amafaranga wishimiye. Ushobora kandi kuba wajya kuri website yacu ya www.click-rwanda. Aha niho honyine ushobora kuba wagera kuri website yacu, aho ubona imodoka nyinshi zigiye zitandukanye ziba ziri gukodeshwa ku mafaranga make. Ahangaha niho ushobora kuba wagenda ukabasha kuba wabona imodoka wifuza gukodesha, kandi haba hariho n'ibiciro kuri buri modoka ikodeshwa, kandi haba hariho na nimero za nyiri imodoka uburyo ushobora kwita umwandikira ako kanya ukabasha kuba wabona imodoka wifuza gukodesha kandi ibintu byose bikagenda neza. Ufite ikibazo cyangwa se ikindi gitekerezo wifuza kutugezaho, ushobora kucyandika muri comment kugira ngo tuze kugisoma, cyangwa se waba ufite ikibazo cyihariye ukabasha kuba watwandikira kuri iyo nimero ziri muri screen yawe kugira ngo tuje kugufasha. Click Rwanda nicyo gisubizo rero kuri mwe mwese mwifuza gukodesha imodoka, yaba ahangaha muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali. Hose tubafitiye imodoka mushobora kuba mwakodesha kandi mukanezerwa mu ngendo zanyu ndetse n'ibindi birori bigiye bitandukanye hose muza gukinira imodoka. Nimba uri mu cyacyo wenda kwisa kugira ngo kandi subscribe kugira ngo izindi video ndetse n'ibindi biganiro ndetse n'inkuru zacu ujye ubibona kandi ubibone mu ba mbere ahangaha kuri YouTube channel yacu bayita Click Rwanda. Wifuza kujya muri groupe yacu y'abantu
baba bakeneye imodoka se cyangwa hatangirwamo serivisi y'imodoka, ushobora kureba muri comment haba harimo link kugeza muri groupe, aho ushobora kuhabonamo amakuru y'imodoka za make make, cyangwa se ukaboneramo amakuru y'imodoka zikoreshwa ndetse n'izigurishwa. Byose bikorerwa muri Click Rwanda, niho dushobora kugufasha gukodesha imodoka, kugurisha imodoka, cyangwa se kuba twakubonera abantu bakodesha imodoka yawe. Byose iyo wifuza imwe muri izo serivisi twandikira kuri iyo nimero zo muri screen yawe, maze tukabasha kuba twagufasha mu gihe gitoya cyane.